Ndagushimiye ukurikiye PBO TV mu byegeranyo mu makuru no mu nkuru z'ubwenge zitwa bwenge bwa none. Ngiye kukugezaho imvo n'imvano y'urupfu rw'uwitwa Ahumuza Murari Martha, n'umugandekazi. Nguhaye ikaze, nitwa Paul Biri. Uyu Martha Ahumuza yapfuye tariki 20 ukwezi kwa gatatu 2025. Hari abashinjwe urupfu rwe bakaba ari Abanyarwanda bavukana n'abavandimwe babiri. Uwitwa Karenzi Joseph ukomoka mu Rwanda umaze kwamamara mu kuvanga imiziki muri Uganda nka DJ Spin, n'umuvandimwe we Mugabo Edward bari bamaze iminsi bafungiye muri iki gihugu ariko barekuwe. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, mushiki wa DJ Spin yashimiye Imana avuga ko abavandimwe we barekuwe nyuma y'iminsi batawe muri yombi. Yagize ati, ndagukunda Yesu, bantu banjye, Imana yasubije amasengesho yacu, abahungu bari hanze. Ndumva ntafite amagambo aboneye nakoresha nshima Imana. Nubwo yagaragaje ibyishimo byo kuba basaza be barekuwe, ntabwo uyu mukobwa yigeze agaruka ku kuba bagizwe abere cyangwa se urukiko rwabarekuye by'agateganyo. Aba basore bafunzwe mu mpera za Werurwe 2025 bakurikiranyweho urupfu rw'uyu mukobwa w'imyaka 23. Martha yitabye Imana mu gihe yari amaze gusoza kaminuza. Se w'uyu mukobwa asanzwe ari umuhuzabikorwa w'imikino n'imyidagaduro ku rwego rw'igihugu mu biro by'umuyobozi w'ishyaka National Resistance Movement NRM, yitwa Seth Murari, ndetse akaba n'umujyanama wa Perezida Museveni mu by'imikino. DJ Spin wavuzwe muri dosiye ya Ahumuza yavukiye mu mujyi wa Kigali, akaba yaratangiye kuvangavanga umuziki muri 2010 akiri mu mashuri yisumbuye muri Lycée de Kigali. Uyu musore kandi yagiye acurangira mu Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse yaherukaga i Kigali mu gitaramo The New Year Groove cya The Ben. Ubundi byagenze bite kugira ngo uyu mukobwa yitabe Imana? Hapfurwa amarabira mu ijoro yari yagiye kwishimishamo. Martha Ahumuza Murari ni umukobwa w'imyaka 23 waguye igihumure ahitwa Maison Noire Night Club mu gace ka Karoro muri Kampala, nyuma yo kurogerwa muri rikeri hakaza gushiramo umwuka ageze kwa muganga nk'uko amakuru abivuga. Ibi byabaye mu rukera rwa tariki 20 kwezi n'ukwa gatatu 2025. Ubundi byatangiye bite? Urupfu rw'uyu mukobwa rwashinjwe Abanyarwanda b'abavandimwe. The Insider yavuze ko uwitwa Mugabo Edward n'umuvandimwe we Joseph Karenzi wiyita DJ Spin bajyanywe kuri station ya polisi iri ahitwa Kira muri Kampala kugira ngo bahatwe ibibazo. Umuvugizi wa polisi ya Kampala Patrick Onyango yemeje ko kuwa gatanu tariki 21 Werurwe 2025, ni ukuvuga umunsi umwe gusa uyu mukobwa apfuye, aribwo bafashe aba basore bombi mu rwego rw'iperereza kuri uru rupfu rw'amayobera rw'uyu mukobwa wari ukiri muto. Ubundi ngo ahagana saa 8 z'igicuku uyu mukobwa yahuye n'inshuti ye Edward Mugabo, basangira inzoga kugeza saa 9 n'igice z'igicuku mbere yo kujya mu biro bya manager bitagira kamera z'umutekano, ari nabyo biro bivugwa ko yaguyemo nk'uko Onyango yabivuze. Ibi bimaze kuba, Mugabo Edward yahise ahamagara umuvandimwe we Karenzi, hari nabwo bombi bahise bamwihutana ku bitaro bikuru bya Kampala, aho yahise ashyirwaho akuma kamufasha guhumeka, ariko biranga bibu by'ubusa barapfuye. Nyuma y'urupfu rwe no kurutangaza, Edward Mugabo na Karenzi Joseph hariwe DJ Spin bahise batabwa muri yombi hamwe n'izindi nshuti ze ebyiri zari kumwe nawe mu kandi kabari yabanjemo mbere yo kujya muri Maison Noire. Gufatwa kw'aba bavandimwe babiri b'Abanyarwanda kwabayeho nyuma y'uko iyi Night Club Maison Noire yari imaze gutangaza ko ifunze by'agahe gato, nubwo itariki yo kongera gufungura itigeze itangazwa icyo gihe. Ikinyamakuru The Monitor cyavuze ko polisi yabajije ukekwa wibanze ku byerekeye kuba yarahuriye n'uwitabye Imana muri Maison Noire n'abandi bagera ku 10. Abashinzwe guperereza kuri iki kirego batangiye akazi kabo, aho bavugaga ko
bahageze ku makuru yo muri telefone ya nyakwigendera bakinjira muri message yandikiranaga n'ukekwa Edward Mugabo, hakaba ari na cashier cyangwa se hari na ushinzwe imari muri Maison Noire. Abapolisi bakomeje bemeza ko Ahumuza yakoresheje umwanya yari abonye ari wenyine nyina adahari yagiye muri Dubai kurangura ibicuruzwa, ahitamo gutumira inshuti ye Edward Mugabo kuri Maison Noire kuwa gatatu mu gicuku. Ubusanzwe Ahumuza yari asanzwe abana na nyina Barbara Kagonyera ahitwa na Mugongo mu gace kitwa Kira ni mu karere ka Wakiso. Mu gihe ibi byabaga uyu mubyeyi wa Ahumuza bivugwa ko yari yagiye mu rugendo rwa business muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu mukobwa wari ukiri muto hagiye havugwa byinshi ku rupfu rwe, nko kuba yaragiye muri night club saa 5 z'ijoro akaza kuhasangwa na Mugabo. Ubwo nibwo yahawe cyo kunywa gisembuye. Iyo rikeri yafashe bivugwa ko yari iroze. Amashusho ya kamera amwerekana yinjira mu biro biri muri iyo club ari kumwe na Mugabo Edward. Haciye akanya uyu Mugabo Edward yagaragaye asohoka yiruka sakuza asaba umuvandimwe we Joseph Karenzi ubufasha. Umupolisi yagize ati ubwo umukobwa yituraga hasi abakiriya hafi ya bose bari batashye. Muri bare hari hasigayemo abantu 4 gusa. Uwakoze iperereza yavuga ko nyuma yo kunywa inzoga ihumanyije Ahumuza Martha yanasambanyijwe mbere gato yo kugwa igihumure. Akimara kujyanwa kwa muganga ku munsi ukurikiyeho byatangajwe ko yapfuye. Ahumuza ikiriyo cye cyabereye ahitwa All Saint Church Kampala tariki 23 Werurwe, maze ajya gushyingurwa ahitwa Nyarubanga ho muri Mbarara. Polisi yakomeje isaba abantu ko bategereza iperereza rigakorwa hakamenyekana ikihishe mu by'ukuri inyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa wababaje benshi kuko ari uw'umugabo ukomeye. Ibizamini bya muganga byagaragaje ko muri icyo gihe yagwiriyemo igihumure, hari nacyo yasambanyirijwemo nk'uko umupolisi yabivuze. Umuvugizi wa polisi ya Kampala Patrick Onyango yavuze ko hafashwe ibizamini bya forensic kugira ngo harebwe icyateye urupfu rwe, mu gihe laboratoire y'igihugu yafashe sample ku myanya ye y'ibanga kugira ngo harebwe icyo yinjijwemo cyangwa se niba atarasambanyijwe. Ku itariki 23 umunsi yasezereweho bwa nyuma nibwo uyu Onyango yavugaga ibi. Yongeyeho ko polisi yamaze gufata abavandimwe 2 bakekwa aribo twagarutseho. Ese ubundi Ahumuza yari muntu ki? Nubwo rwakomeje kuba amayobera urupfu rwe, ariko aribukwa nk'umukobwa wari umuhanga akagira intego mu buzima bwe kandi akaba umunyabuntu. Yari amaze kurangiza amashuri ye ya kaminuza ya ISB 8. Ise Matthew Murari ku munsi wo gushyingura yabwiye abari baje kumuherekeza ko yari muzima rwose nta kibazo afite. Ati sinakwizera ko ari mu isanduku, ariko ndashaka kubamenyesha ko nzakora igishoboka cyose kugira ngo ngere ku cyateye urupfu umukobwa wanjye. Munyizere nzakora ikizaba ari ngombwa cyose. Ibi yabivugaga ategereje raporo ya polisi. Hari nako yasabaga abantu kurangwa n'indangagaciro, kubaha umuryango wagize ibyago n'umukobwa wawo no kurekeraho kuwunyega aho kuwufata mu mugongo. Murari yahamagariye abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane abanyapolitike guhagarika gukwirakwiza ibihuha ku rupfu rw'umukobwa we. Yagize ati hari igihe cyagenewe politiki ariko iki si cyo gihe cyayo. Murekere twunamire umukobwa wacu tumushyire mu buruhukiro mbere yo kujya mu mpaka. Gushyira ku mbuga amakuru udafitiye gihamya ni ibibangamira iperereza riri gukorwa. Yanaburiye anibutsa ko gukwirakwiza amakuru ya mudasobwa ugamije gukwirakwiza amakuru atariyo bizakurikirana ubikora wese agahangana n'amategeko. Yongeye hati uyu munsi mbuza umukobwa wanjye ariko ejo nabo bazabura babo. Nta muntu utanga ubuzima usibye Imana, nta muntu utwara ubuzima usibye Imana. Niba mutagira ubumuntu mu gihe nk'iki ni ryari muzabugira? Brian Kambaho mubyara wa Ahumuza yabwiye abari baje kumwunamira ko yashenguwe bikomeye no gusanga uyu mubyara we mu bukonje bwo muri morgue, mu gihe mu masaha make bari bahoranye abona afite ubuzima bwiza yishimye. Yagize ati
byari nk'inzozi ubwo abaganga batubwiraga ko yapfuye. Barbara Murari akaba nyina ati ni shoke mfite muri nge kuko twakundaga kuba dukina tunaseka n'umukobwa wanjye. Yongeyeho ko biteye intimba kubona umukobwa we wari umaze ibyumweru bike asoje amashuri kandi yari yiteguye kuzamubona ashyingirwa. Ati umukobwa wanjye yanyijeje ibintu byinshi ariko icyo nabonye ni kimwe gusa, kuba yarasoje amashuri. Nari nizeye ko azanzanira umukwe akabyara abana. Twese twakomeretse nta nubwo twari twizera ko aka kanya yapfuye. Umunyamideli akaba n'umuntu uzwi ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda, Nalongo Judith, yavuze ko ibyamamare byo muri Uganda biri kwamamaza ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge biciye mu birori bitandukanye. Benshi bavuze ko Ahumuza yazize kokayine yashyiriwe mu nzoga nubwo umuryango we wasabye akariro gake na feri kubabivuga. Uyu Judith Nalongo uhereye igihe uyu mukobwa yapfiriye yatangiye kugenda atangaza iby'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu tubari. Benshi bemeza ko kitari cyo gihe kubivugaho mu gihe cyo kumwunamira. Icyakora Judith we yakomeje umuhate we wo kubwira abantu cyane cyane urubyiruko ibibi by'ibiyobyabwenge biterwa n'abantu bamaze kumenyekana kandi bigakorwa buri cyumweru mu duce dutandukanye muri Uganda. Ati henshi muhabera ibirori mo kimwe hamamazwa n'ibyamamare cyangwa se hategurwa nabo. Ikibabaje ni uko utwo duce twahinduwe indiri y'ubusambanyi, gukoresha ibiyobyabwenge no gufatirana bagakoresha cyane cyane urubyiruko. Yashimangiye ko abamwataka kuri iyi ngingo bose bazi neza ikiri kuba bagahitamo kwicecekera. Bishoboka ko baba babungukira muri ibyo bikorwa cyangwa se bakaba ari ukubyirengagiza nkana. Ati kuba navuga kuri iyi ngingo si ukugira ngo nsebye uwo ari we wese, ahubwo kurinda abo byagiraho ingaruka. Hari ibirori biba buri munsi w'icyumweru mu majoro, mu maklabu, ku mapisine n'ahandi, byose biyobowe cyangwa se bitewe inkunga n'ibyamamare mu myidagaduro no mu itangazamakuru. Bimaze kugaragara ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge riri kuvuza ubuhuha mu rubyiruko rwinshi cyane cyane abo muri za kaminuza cyangwa se abakirangiza amashuri. Ikibabaje ni uko ababikoresha babyijandikamo nta muntu ubizi. Babikora bwihishwa kugira ngo hatagira ubakeka. Bijya kumenyekana amazi yamaze kurenga inkombe cyangwa se bigasaba kujyana uwabitahuweho mu kigo gishinzwe kubimukamuramo. Nyuma y'uko iki gikuba gicitse, umugandekazi Caroline Maka akaba n'umunyamakuru yatanze ubuhamya bw'ibyo yakorewe n'ibyo yabonye mu gihe yakoraga mu tubari muri Kampala. Mu byo yagarutseho ni uburyo yarogewe mu kabari yari ayoboye ibirori gaherereye mu gace ka Karoro n'uyu mukobwa yarogewemo. Ibyo yakorewe nta nubwo yabiherewe ubutabera. Yagize ati ntabwo wakwirinda 100%. Ibintu bibi cyane biri kuba mu tubari. Abakobwa banyweshwa inzoga nyinshi cyangwa bagashyirirwamo ibiyobyabwenge cyangwa n'uburozi kandi barashimutwa bagakorerwa ibikorwa by'ubunyamaswa. Yakomeje agira ati nigeze gusiga icyo kunywa ku meza, ubwo umusekirite yagombaga kujya nzanira nkasomaho mu gihe ndi ku rubyiniro. Haciye akanya gato ntangira kumva ijwi ryanjye ridasohoka neza kandi mbere y'uko menya icyambayeho nihutanywe kwa muganga. Icyo gihe sinahumekaga neza kandi narukaga bidahagarara. Nyuma yo kuvurwa umuganga yamusabye gushaka amashusho yo muri ako kabari yifashishije polisi. Abajije manager w'akabari ayo mashusho yafashwe na kamera, yamusubije ko mbere gato y'uko ibyo biba izo kamera zari zapfuye. Ati nari nizeye neza ko ngomba kumenya uwandogeye ikinyobwa cyane ko abantu basuraga ameza yanjye bari bakeya ariko byaranze. Yongeraho ati iki ni ikibazo dufite mu tubari, nta mutekano usesuye uriyo kandi iyo hari ibibaye biba bisa naho nta kigomba gukorwa. Ninde ushinjwa uburangare butera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge no kurogwa bene aka kageni? Naha nsoreje mbashimira kuba mwankurikiye mukantega amatwi.
wowe utarakora subscription nahawe kanda aho munsi maze dukomezanye.